Jambo ryiza jambo n'inkota y'umurinzi andi magambo yose ni komanyirizo ndabyibagiye kirara kiracitse. Uba wiyumva gute iyo ubona Husana Israel Mbonyi? Tubwire. Ese twahera kuki tuvuga ngo Israel Mbonyi? Ikintu cya mbere imiterere urebure urumva no kuririmba mwana no kuririmba ngewe mwana. None se turetse yenda ibyo ngibyo reka tuvuge, ese uyu urebye ucyambere uvuze n'uburebure, reka tuvuge yenda inyogosho se. Urabona n'inyogosho nyine tudasa inyogosho nizi no kuyisura muri kintu mbona nta kantu k'isano y'amaraso sa wapi nabise ahubwo nyara ukuntu Imana ibona nyine bizahura igati bihereza amababa apana kwica amababa no kubihereza amababa. Ese tubwire n'ubusanzwe usanzwe umufana cyangwa ntabwo ndi umufana wanjye waje kwisanga musa ye naje kwisanga dusana ngo ese unini ese yuko na papa arano yigeze kuka ese uni nta muntu wabara kubeshye kakubwire ngo Usana Mbonyi kandi atari byo akaba yaragushutse. Ari ukumbe n'ibintu bari yari akwanze nde wanze nde yewe reka mbere ngo ndakurebye mpita nibagirwa isura yambo ugiye gutuma njya kuri bwonsa. Tugiye gushyiramo icyambere tugiye gushyiramo nari wifatira isura yambo Mbonyi na foto n'ifoto ye. Yewe reka nkwereke tugiye kureba isura ya Mbonyi turebe n'ifoto yandi n'ifoto yawe hanyuma tuzaza tubihuze uze murebe ako ngiye baranze ubundi ni ukuvuga ngo urumva no mu miririmbire yawe no mu miririmbire yawe ese ubusanzwe indirimbo za Mbonyi urazikunda niba urumva ubundi ngoma no kumufana ubundi muri nyiriza. Mbonyi afite indirimbo zingahe? Ko afite indirimbo nyinshi, afite album zigera muri enye. Twikogora. Okay. Muri izo album enye byibura nta ndirimbo ye byibura wumva ukumva ikwespira nawe ukumva nimwe Usana we eshatu cyangwa atirese tubwire eshanu nari reka manje byonyine njye kugira ngo rube kuzizi kuyiririmba byonyine wumva ko n'iryo jwi byibura atakiyekero. Ikintu cya indirimbo ya mbere navuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga bakanyumva ariko nibugurure rekera koko umujaji ari umujaji yamaze kujajinga yumva koko niba tuvugisha ukuri muze guca abantu intege nuko nanjye mu misindere ndamya mbona ubundi ari jewe inzozi zanzambura nanjye mubase ubundi wenda Mbonyi ni umuhanzi twemera twese hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Wowe nyuma yo kubona kwisanga batubwiye ko atari ibintu wenda ntabwo wari usanzwe umuzi wisanze muza nta nzozi zo kuvamo nawe umuntu w'umuhanzi n'iki ukurikije yewe njya mbona Mbonyi za inspiration gutera unazanafasha kugera ku nzozi zanjye. Inzozi zanjye nuko guhinduka nyine sinzahinduka Mbonyi wenda ngo 100% ngo pere ariko bisa ko 90% mu minsi iri imbere ko je baraka video araga voice note nanditse gufata ndakamwohereza urumva ari sure tumubazi mubaza kabisa barambye ati uyu mwana yavugeje ariko batenari ijwi rya tenari ariko atavuga ati nshaka korabo arambye ati oya ndasina korabo ntabwo bigenga ngo nshaka korabo arambye ati ushobora kuza byonyine ukarimba akantu kiza ngo ndari mu ndirimbo electoral byonyine abantu bari kubita miliyoni baturebere ngewe ndabishyira kuri screen barebe ifoto yawe sibyo ndashyiraho niya Mbonyi hanyuma badukomparinge niba yaza batubwire ngo nyuma yaho Mbonyi ndabwira ni rero ngewe kubera ukuntu urumva kubera ukuntu nyine
nyine ndumukunda akaba n'umufana wanjye tukaba tunasa reka njyewe nkaririmbira ubuntu urumva nyine nkamuririmbira ku buntu irangiye imbere ngo jambo iratirano wumvamo mwa niyanjye nuko bimeze ese baburetse mbere yuko ugera kuririmba ese yenda ni ubwa mbere ushobora kuba ugeze kuri iyi cano yacu iyi cano mbese urayizi dore nk'ubu bari mwaranyandiki mbonye reka turebe nta kibazo ese uriyumva gute kuba wageze kuri cano yacu cano yitwa Silas Maker Entertainment uriyumva gute kuba uri imbere ya kamera ntabwo wumva ubundi burabona byonyine no kumbona gutya no kuba wagezeho urumva wabaye munini ikindi kandi ahubwo iyi cano urumva niyo yakagize ikindi niyo yakiyumvishe mu buryo budasanzwe kuba twakiye icyamamare ahubwo njyewe ngiye gukurikirana amakuru umenye neza ese koko ni icyamamare oya njyewe ibi bintu ntabwo birarangirira ahangaha ntabwo nabyemera umuntu uriye mu muhanda ndakumva ngo reka turebe uretse gato atsa phone niko cyakoza ibyo reka tube dusoje ikiganiro cyacu ariko nawe birangiye utatubwiye yaratubwiye ngo basi ajya kuturirimbira jambo reka jambo ituririmbire dusoza ariko katubone tubwire abantu kugira ngo bakore subscribe like share ndetse na comment channel ni Silas Maker Entertainment mwaza mugakora share nyinshi cyane ariko mugakurikirana neza tugiye gusoza rero turirimbira jambo ariko ntabwo birangiriye aha ngaha ubutaha uzatubwira indi utaha njye bino bintu ngiye kubyigaho ngiye gushaka amakuru y'imvaho atutumbuye ndebemenye ahubwo mu cyegeranyo cy'ubutaha uzakora uyu mutipa nawe akora ibyegeranyo cano yitwa J-Lucky Entertainment mwagira mukamukubita sabu ntabwo nigisha gukuru adukubisa akapera